mama kumfite ibyiyumviro by'undi kubo yaba ari we mama Sine uyangane rongo ni byinshi murare impoze yiri uraza kwitegera nijoro neza nibwo ngiye gukura nibibaza abaswe nibo bavuga ngo maisha ako nawe wamwakiriye naga kafuze n'ubyitwaje byose so umusore sinaje uzagimuresha rero ugomba kuntwara shanda wakumbura pe ahubwo nasangiye kukumbura ndakumbura natwe sisi urupapuro kari nizere ko umeze neza mukuru wanjye turagiye ariko tuzagaruka vuba gusa hari amakuru twamenye tubura ahantu tubihera kuko natwe kubyizera ntago byatworoheye bikize bitahoroheye ntekereza ko nawe kubyizera bizagorana ariko niko bimeze gusa usabwa kwihangana kari usabwa kwihangana nihanganira si bikere kaba nabo ye kari burya ntago umwana wawe yapfuye aracyariho kuki kari burya ntago umwana wawe yapfuye aracyariho igitangaje ni Joyce kuki ni Joyce mwana wanjye we ikindi abanzi bawe bakugambaniye bose bari hafi yawe muragendana yewe hari nabo murarana mugabo wanjye gusa Imana ikuturindire natwe dufite ubwoba cyane
ntibishoboka. Umwana wanjye ni Joyce. Abanzi banjye ngo bandi hafi. Fabiola ntabimbwire. Ndizi. Nakubwiye kwivana murabyanga. None se umwana yari uwacu. Kuki? Umwana ko yari uwacu twari ushatse kumva ibibazo kuva kera. Mwongeye kwivana murabyanga. Ariko ngiye kukikemurira. Ariko n'ukuri n'umwana wacu ntaga. Kari. Mbabarira. Ngiye kukikemurira. Mbabarira. N'ukuri sinzongera. Ntago nzongera. Kaliza. Yesu Kristo. Umusubira bari cyama. Kaliza. Ana nyagasani Kristo. Kaliza. Yesu Muhammad. Yusaba iki? Kaliza. Basi cyahumeka amana. Ana ndi musini wana bariko. Kaliza. Yusaba iki yapfuye se? Kaliza. Mwana nyagasani. Yusaba iki? Kaliza uri mu magara. Kusi umuntu aracyahumeka amana. Kaliza. Yesu we. Umuntu yapfuye se amana. Oho, ndabigenza ni. Se ndabigira ni w'amana. Kali ntabwo uri mu nyumva. Yesu. Mana anje wanabaye koko. Mana, ni umuntu koko ndamenya abaye. Kali wakicaye. Kaliza wakicaye. Kali koko uri mu nyumva. Kaliza ntabwo urimo kunywa. Yo, yapfuye neza pe. Mana nyagasani. Ntabwo akiri mu guhumeka. Gusa ntabwo uzi. Ana we. Aso kubona umuntu wanabaye hano hafi koko agira nabari kwe Mana. Sunda mu mubyeyi yabaye kiko Mana nyagasani. We. Yesu na.
se nta amafaranga afite uko se ihamagara kuri simukadi yo simukadi bahamagara mana mana nyagase ubuse nimero ya musaza wiwe ubu koko nakitari gucamo ubu ndabigenzanye kamagana na mushikiwe ku mana kunamenye umubyeyi kweri byagenze gute Kaliza kabiri ntabwo urimo kumva kweri mana nyagasani we akosuko kuntu ndabyitwaramo niko nzishona nca mu bintu byinshi ariko ikindamenya gisobanura gute ubu ndagisobanura ute kweri koko ubu ndagisobanura ute ibiki ndagisobanura ute kweri ariko kanzamagara abaturanyi kuko ibi bintu ntabwo umuntu yabyiherana namenya se yabaye gutya bitewe n'iyo mpamvu kweri niyambaza abaturanyi ariko nta muntu napana nabaye kuri telefoni kanze nzemenye rwose wari wagiye ko nari nakubuze nagiye gusenga ariko yagarutse hari igihe mba numva ntafite amahoro muri njyewe ariko urananiwe cyane bigasaba ko mbanza kwicara cyangwa nkigira gusenga wariye ari ubwo nari nagusigiye ibiryo se ntabwo ashaka ushonje nanyweye amata aciye ku muhanda anywa amata ntabwo ashaka papa wese yagiye ryari yagiye mu kanya ntabwo yatinjana aje arakumbaza ndamubwira kuko wagiye gusenga wagize neza mukobwa wanjye wabonaga ari akahise cyangwa yari yishimye cyari yishimye natwe turi kuganira kuri bya bindi byanjye byo kujya kwiga mwanzu y'iki yambwiye ngo muri weekend ngo tuzashaka tujya ahantu tubiganireho neza ubundi koko uracyakomeje urashaka kujya kwiga hanze we arimo arabyanga ariko tugiye hanze simbizi nuko mbonaho hari opportunity nyinshi kurenza mu Rwanda ntabwo nabaho rero ngewe nako ufite ngo wagiye kwiga hanze nanjye ntabwo turi kubyemera nanjye sinzi uko nabishobora nubwo mba ndi kubyibugeza so nanjye nkabaho niko bwayibaze rero ntabwo mbwira ngo ugiye mu mazi nazigemura kuri video call n'umugarama ntabwo video call ngebira ntabwo njya mbyemera ntabwo bimara urukumbuzi ntabwo nabishobora ubu ndinjiye ati mama wiriwe ute wari use kuri video call ubaza hejuru bibaza cyane gikoze cyane kigutesha umutwe na nawe umuntu umumagaye hano we yiriwe neza ngo nguki nibyo se koko cyangwa muri kumbiye ntabwo bishoboka yaba yishwe n'ikizi nyagasani Imana ishobora byose reka nshake ukuntu magera yego okay ndaje mama ninde upfuye Jo umushuti wanjye mushito wawe tabye mwana kano kanya ngo yaramaze iminsi arwaye bitoroshye se Imana imuhira uko ridashira nyine akundi watwese impfu nyinshi
Ugiye tujya kumureba se? Ngiye kugenda ariko nanone ntabwo nagenda nabanje kuvugana na papa wawe. Reka muzanire amazi. Sibyo? Mana ishobora byose mu ijuru. Ibi bintu ni ibiki biri kuba koko? Ntabwo Kaliza yapfa gutya gusa. Kaliza ntabwo yari arwaye, Kaliza yari akomeye. Ni iki kibaye? Nabona umugabo wanjye ari buri biri inyuma ibi bintu. None se John, wakiteguye akagira utuntu gutuma ku muhanda? Ahubwo mawe reka tukajyana, none kwijyana umeze gutyo tukajya kumureba. Ntabwo ari byiza ko umwana ungana nawe wajya ku kiriyo kujya gushyingura. Ariko ndabishaka. Ntabwo ari sawa sheri. Ubona byinshi buriya bitera ubwoba abana ugasanga no mu kuryama kwe ku nzozi zatangiye kubirota. Mbese burijyana? Nimara kuvugana na papa wawe ashobora kumuherekeza cyangwa mu kimwe nanjye nkakomera, nakijyana nta kibazo naba. Noneho rero itegure ugenda ujye ku muhanda, ugenda urebe ko ka kantu bacuruzaho imbuto, ushakira imbuto papa wawe ari buke. Ndaza no kubwira n'ahantu uri bungenera amafaranga y'ikimina. Numara kuva ariko kugura izo mbuto ugezeyo wamamagara mpita nkubwira ahandi unyoherereza. Reka ngo maze gukaraba. Niyo wakubita mutiriningi nta kibazo, ujye ku muhanda wambaye ako gakanzu. Wambara agatiriningi hariho imeza, hariho ivumbi. Halo? Papa Joe? Uri hehe? Banguka mu rugo ndagukeneye cyane. Banguka uze tuvugane, ntabwo ibyo nshaka kukubwira nabikubwirira kuri telefone. Ninjiye mu nzu bambwira ko nawe usohotse. Niba utari kure rero ngo nituvuganeho gatoya. Yego. Banguka. Wari uri he? Banguka. Nizere ko n'ibintu sawa. Mana we, ibi bihe ndi kunyuramo koko kumva ntorohewe. Bagira ngo n'isukari yazamutse. Kaliza arapfuye koko. Ibi ni ibiki koko Mana? Ni iki kibaye? Kaliza shani bagiye ninjye uri bukurikireho pe. Ese ninde mama ko mfite ibyiyumviro by'undi kubo yaba ari we mama, kubo yaba ari we mama. Ese yaba ari we mama turi kumwe niyumva bidasanzwe, igarurira amarangamutima